umupasitori wo muri Kenya yarimo kuvuga ubutumwa ati haleluya, Imana ni nziza kandi ishobora byose, izura n'abapfuye. Abamasayi barimo guhiga hafi aho bareta mu gutwi, baragenda bazana umwana wabo wari wapfuye, babwira pasitori bati bwira iyo Mana imuzure, nitamuzura turakwica. Pasitori arasenga, ahumuye amaso asanga wapi. Arababwira ati reba mwese murankanuriye, ntimurimo kumfasha, ati nimuhumirize mwese kandi musige inzira iva hano kugera mu muryango. Nuko barahumiriza, ahita abasiga amaguru yabangira ingata, yiruka amasigamana. Ako kanya Imana kuko ari nziza, wa mwana aba muzima. Abamasayi biruka inyuma ya pasitoro ngo bamushimire. Pasitori yababona inyuma ye akagira ngo baje kumwica, akongeza umuvuduko. Barakomeza, pastori araruha, bamugeraho bati twari tuje kugushimira, wa mwana ni muzima. Pastori nawe ati ibyo nari mbizi, niyo mpamvu nari ndimo gusirimba ngo nyihe icyubahiro cyayo. Mu nama y'umuryango, umurwayi wo mu mutwe muri uyu muryango nyine umwe yarahagurutse afata ijambo ati umuryango wacu waravumwe, nta minisitiri, nta depite, nta dogiteri, yemwe nta n'umuduwaniye. Ahubwo iyo ntashyiramo akabaraga nta n'umusazi tuba dufite muri uyu muryango. Umwarimu yabajije umwana ati abana babiri mbateranije n'abana batatu byatanga iki? Umunyeshuri aramusubiza ati barwana. Kwa kundi bateranyaga inka. Abana barimo kwiga ibinyabuzima, nuko bagera ku ifi. Mwarimu abasobanurira amoko manini y'ifi. Nuko umwana arabaza ati ifi nini ishobora kumira umuntu? Mwarimu amusobanurira ko bidashoboka, ko ifi idashobora kumira umuntu, bunguri niyo yaba ari barene. Barene ni cya gifi kinini. Umwana ati ifi ko yamize Yona? Mwarimu ati ntibishoboka. Umwana ati ntacyo ninjya mu ijuru nzabibaza Yona. Mwarimu ati niba Yona atari mu ijuru se ari kwa shitani cyangwa kwa satani? Umwana ati niba Yona ari kwa satani cyangwa shitani, ubwo wowe uzamumbariza. Wasubiza iki uwo mwana uri mwana?